Ntawe ushobora kukwizera niba udakunda inyamaswa, injangwe, imbwa n'izindi. Nyamara wowe uba ushaka ko bakwizera. Ibaze niba uzi umuntu udakunda inyamaswa ukaba umwizera cyangwa mukundana. Urarangiza iyi nkuru umaze gusobanukirwa. We ntusimbuke n'umunota utabyumva nabi. Itonde ubanze wumva aya magambo. Ntukizere umuntu utagirira impuhwe inyamaswa. Iri ni ijambo risanzwe ariko rifite uburemere bw'ibwiriza rikomeye ritubwira uburyo dukwiye gufata abandi no kubitwaraho. Niba umuntu adashobora kugirira impuhwe ibiremwa bitwishingikirijeho ngo tubikunde, tubyiteho kandi tubirinde, ibyo biba bigaragaza amakenga akomeye ku miterere cyangwa imyitwarire ye. Ubudahemuka bw'imbwa n'urukundo rwayo ntibushingiye ku nyungu. Iyo umuntu adashoboye kuzifata neza ngo azubahe, uwo muntu nawe ntabwo aba akwiriye no kugirirwa icyizere cyacu, ntidukwiye kumwizera. Inyamaswa cyane cyane imbwa ni bimwe mu biremwa by'inyangamugayo cyane duhura nabyo. Ntizihisha amarangamutima yazo, ntizibeshya, zitanga byose, nta kindi kintu zigutegerejeho cy'inyungu. Iyo umuntu adashobora kwitwara neza ku mbwa, ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko atagira impuhwe n'umutima wo kumva abandi. Icyizere kiraharanirwa ntikivugwa, kandi kugirira neza inyamaswa ni kimwe mu bimenyetso by'ingenzi cyane byo kukigaragaza cyangwa se bikizana. Imbwa zishingikirije kuri twe mu kugira umutekano, urukundo n'ubusabane. Tugomba kureba neza ko abantu tubana nabo bubahiriza iyo nshingano. Niba batabasha kugirira neza inyamaswa, ni gute twategereza ko bazubaha kandi bitware neza no ku bandi bantu babazengurutse? Imbwa nazo ni umuryango, kandi umuntu udashobora kubibona atyo si uwo dukwiriye kwizera. Inkomoko y'interuro sinizera abantu badakunda inyamaswa. Iri ni ijambo rikunze kuza mu mitwe yacu iyo dutekereje ku bantu badakunda imbwa cyangwa inyamaswa muri rusange. Sinizera abantu badakunda inyamaswa. Iyi mvugo yagiye ishyirwa mu majwi y'abantu batandukanye, uhereye ku munyamerika w'umunyarwenya Will Rogers kugeza ku mwanditsi w'umwongereza George Orwell. Ariko nubwo inkomoko yayo itazwi neza, igitekerezo kirimo kirasobanutse neza. Abantu benshi bemera ko urukundo umuntu agirira inyamaswa ari ikimenyetso cy'umutima mwiza n'imico ye. Iyo ubitekerejeho mu magambo make birumvikana. Abantu bashobora kwita ndetse no kugira impuhwe ku nyamaswa baba ari abantu bafite umutima mwiza kandi bagira ubuntu ku bindi biremwa muntu. Ariko ntitwakabya, ibi ntibikora ku bantu bose. Hari bamwe badakunda inyamaswa atari uko batagira impuhwe, ahubwo kuko batigeze bagirana experience cyangwa ngo bamenyerane nazo, cyangwa se barigeze kubabazwa nazo mu bihe byahise bakiri bato. Hari n'abandi bafite imitima y'urukundo ariko batabasha kurugira ku nyamaswa bitewe n'ubuzima babayemo cyangwa ubushobozi buke bwo kuzitaho. Mu by'ukuri ushobora kwemera cyangwa ukanga ibyiyumvo biri muri ya mvugo sinizera abantu badakunda inyamaswa, ariko ikigaragara neza ni uko imibanire dufitanye n'inyamaswa ifite imbaraga zikomeye mu buryo dufata isi n'uko twiyumvamo natwe ubwacu. Gutekereza ku batagira inyamaswa kugeza igihe umuntu akunze inyamaswa, igice kimwe cy'umutima we kiba kitarakanguka. Anatole France, aya magambo koko akubita ku mutwe w'umurizo cyangwa se avuga ukuri. Dushobora gusa kwiringira ko abantu batigeze kumenya ibyishimo n'urukundo rwo gutunga inyamaswa bazagira igihe amaso yabo agahumuka, ubuzima bwabo bugakungahazwa n'uwo mubano wihariye hagati y'umuntu n'inyamaswa. Ariko mbere yaho tugomba kubaha no gusobanukirwa impamvu batishimira kuba hafi y'inyamaswa zacu, kimwe n'uko nabo bagomba kubaha uburyo twebwe twishimira gusangira ubuzima n'urukundo n'abo mu muryango wacu bafite amaguru ane, ubwo ni inyamaswa. Iyi nyandiko igaragaza neza ko urukundo ku nyamaswa atari ibintu byoroshye cyangwa iby'ubushake gusa, ahubwo ari ishusho y'uburyo umuntu afata ubuzima. Iyo umuntu abona ubuzima mu nyamaswa, aba afite umutima ushobora kubona agaciro k'ubuzima no mu muntu. Iyo abona inyamaswa nk'ikintu, burya aba afite umutima ushidikanywaho. Ntukizere umuntu udakunda inyamaswa. Ubu noneho twajya twakumva neza impamvu udakunda inyamaswa. Ugira umujinya cyangwa gukunda abandi bigorana. Utekereza impamvu gutunga, kuba mu rugo rurimo injangwe utabikunda, cyangwa se ubikunda ariko nubwo ubikunda ukaba wumva ari utuntu dusanzwe, ariko nyamara siko biri. Hari abatekereza ko kuba igihugu runaka kigira amapariki y'inyamaswa ari ugushaka amafaranga, bimwe twita amadovize. Gusa nabyo nibyo, ariko mu by'ukuri si byo byonyine. Menya ko biri no mu bituma igihugu cyizerwa cyane. Hari amagambo asanzwe yumvikana nk'ihurizo,
ariko iyo yatinzeho mu by'ukuri usanga ari imiryango y'ukuri ifunguye kuri roho nyayo y'umuntu. Amwe muri ayo magambo ni iri nk'uko twarigarutseho: never trust someone who isn't kind to animals. Ni intero itagarukira ku nyamaswa gusa, oya, ahubwo ni urubaho mu by'ukuri rucurirwaho isura y'ubumuntu. Uko umuntu afata ibiremwa bidafite ijambo niko kuri ku mutima we kwigaragaza. Iyo umuntu adashobora kugira impuhwe ku nyamaswa zimwubitseho amaso zishaka urukundo, icyo bivuga si uko adakunda inyamaswa gusa, oya, aho waba wibeshya, bivuga ko atazi gukunda na gato. Umutima udashobora gusigira imbwa amazi yo kunywa niwo mutima udashobora kuguha amahoro mu gihe nawe ukeneye kubabarirwa cyangwa gutuza. Kuko imbwa burya nk'uko abashakashatsi benshi babyerekanye ifite umutima nk'uw'umuntu muto, yumva agahinda nyamara ntiherenwa n'agahinda, ahubwo iteka ibishaka kukavamo igakomeza igasobanukirwa isuri yishimiye n'ijwi ry'urukundo. Iyo umuntu atabibona mu by'ukuri atyo, ntabwo ari imbwa gusa iba itabishoboye, ahubwo ni umutima we uba utagira urukundo cyangwa warakonje. Mu bushakashatsi bwakozwe n'abahanga nka John E.M. Callaghan muri Part of the Family, Children's Experiences with their Companion Animals mu mwaka wa 2025, byagaragaye ko abana babaye mu ngo zirimo amakimbirane cyangwa se ihohoterwa bahungiraga mu nyamaswa nk'abajyanama, ababumvira ndetse n'ababafasha kumva ko bakibaho mu isi itagira urukundo. Ugasanga umwana igihe arize niba iwabo hari agapusi ahita ajya gukapfumbata, niba hari imbwa kandi nabwo nuko akajya gukina nayo. Ugasanga inyamaswa ihari mbega niyo ahungiraho kandi nayo ntimuhunge. Umwana umwe yaravuze ati, good things happen every time he comes, I don't know why. Ngo iyi njangwe yaje mu rugo mu by'ukuri ibintu byose bigenda neza, sinzi impamvu, ariko mama ahora agira amahoro iyo ya njangwe yaje. Iyo nyamaswa yabaye umumarayika utihishe mu isura y'umuntu cyangwa se udafite isura ya muntu. Ikibaho nuko iza ngo yibutse wa mwana ko hari ibiremwa bitica niyo byababaye. Ibi bitwereka ko inyamaswa zidutoza urukundo rutari urw'amagambo kuko wenda zitavuga. Iyo umwana yigishijwe kwita ku kiremwa kitavuga, gufata neza akajangwe kabiwabo, imbwa se cyangwa izindi, akura afite umutima ushobora kumva amarira ya bagenzi be cyangwa y'abandi, ndetse no kumva akababaro kabo, guha abandi atari uko babanje kumupfukamira, kubana nabo neza atari uko afite icyo abashakaho nk'uko wowe ujya ubigenza. Wari wajyaho abantu bari kurwana hafi aho kandi hari imbwa ntimoka, ahubwo of course nayo ibibareba. Abantu mwakuze mubana n'imbwa cyangwa se iwanyu mufite injangwe muratubwira hasi muri comment. Uretse abana n'abantu bakuru babayeho mu buzima bw'ihungabana nk'uko babigaragaje mu bushakashatsi bwa Clifton P. Freeman mu nyandiko ye Between Human and Non-Human mu mwaka wa 2000, kwimbwa, injangwe n'izindi nyamaswa zibabera members of the family. Umugore umwe wakoreweho ihohoterwa yaravuze ati, he was our baby, he is one of the family. He yakoresheje yavugaga inyamaswa ya njangwe, byerekana ko inyamaswa zitaba mu rugo nk'ikintu, ahubwo ni nk'abantu bafite isura itagaragara cyangwa se badafite isura ya muntu nk'uko nabikubwiye. Iyo umuntu azibonamo ikintu atazibonamo icyaremwe gifite agaciro, aba ari umuntu uba mu mwijima wo kutagira urukundo, kutagira impuhwe, kandi icyo gihe nta muwaba yifitemo. Umwanditsi Montserrat Rocca-Fonticabet muri Empathy Toward Animals Preventing Adolescents from Violence mu mwaka wa 2017 yerekanye neza ko uko umuntu yita ku nyamaswa ariko yubaka ubushobozi bwo kwihanganira abandi bantu. Yaranditse ati, the ability to experience feelings of empathy toward animals acted as one of the factors to prevent interpersonal violence. Mu Kinyarwanda yaravuze ati, ubushobozi bwo kugira impuhwe ku nyamaswa bigaragara nka kimwe mu byagabanya urugomo hagati y'abantu n'abandi. Umuntu wita ku nyamaswa aba afite umutima wumva aho abandi bavunika cyangwa aho abandi barira. Naho wa wundi uyireba nta mbabazi, mu by'ukuri aba afite amaraso akonje atagira urukundo, yo kutagira icyo amariye mugenzi we. Uburyo umuntu afata imbwa ni ishusho y'uko azafata umuntu udafite icyo amumarira, cyangwa se uko azafata umuntu udashoboye gukora ibyo ashaka ko akora. Mu bushakashatsi bwa Christine Biller ndetse na Kelly Barantin, Living with and Loving a Pet with Behavioral Problems mu mwaka wa 2020, bwagaragaje ko impuhwe ku nyamaswa ari isoko y'ubwitonzi n'ubutabera hagati y'abantu. Kubaha inyamaswa si ibintu bitwereka gusa urukundo, oya, ahubwo bitwereka urwego rw'ubumuntu umuntu agezeho, kuko kugira impuhwe ku idashobora kwirengera nirwo rwego rwo hejuru rw'ubwenge bw'umutima w'umuntu. Iyo umuntu yitoza kubabarira inyamaswa ifite imyitwarire idatunganye nk'uko ubushakashatsi bwa Biller na Barantin bwabyanditse muri Living with and Loving a Pet with Behavioral Problems, aba yitoza kubabarira n'umuntu udatunganye cyangwa ugira ingeso.
Gukunda inyamaswa ifite ikibazo cyangwa kumwe zitwara namwe muzi ni isomo ryo gukunda umuntu ufite ibikomere. Abashakashatsi basanze abantu benshi bakunda inyamaswa bafite ibibazo byo kwihanganira imyitwarire itoroshye, ariko bagakomeza kuzikunda. Urabizi ko inyamaswa ak'ubunyamaswa burya katabura, zigira ingeso zo kwihanganirwa. Baravuze bati loving a pet with behavioral problems teaches patience, compassion and humility. Gukunda inyamaswa ifite ibibazo by'imyitwarire byigisha gukunda umuntu udatunganye cyangwa se nawe witwara nabi. Niyo mpamvu umuntu ufite umutima wimuwe ku nyamaswa aba afite isoko y'ubuntu idashira. None se umuntu wica imbwa wategereza ko azagutonesha cyangwa se azakugirira imbabazi igihe wowe uzaba ugwa hasi cyangwa ukeneye ko akubabarira? Umuntu wumva uburenganzira bw'inyamaswa ntacyo bumubwiye ntabwo azumva n'ubw'umwana. Nicyo gituma Steve Cook mu nyandiko ye Betraying Animals avuga ko the betrayal of animals is the betrayal of ourselves. Kuko iyo umuntu atagishoboye kubaha ubuzima butavuga aba atakibasha kubaha n'ubuzima buvuga. Ntukizere umuntu udakunda inyamaswa, kuko inyamaswa burya ni ibitabo byanditswe n'Imana ku buryo butavuga. Iyo umuntu adashoboye kubisoma rero burya ntazigera asoma n'umutima wawe. Uwo muntu nubwo yaba atambaye icyuma mu by'ukuri cyangwa se adatwaye intwaro igaragara mu kiganza cye, umutima we ubwawo aba ari intwaro. Ubumuntu bwacu bugaragarira mu buryo twitwara kudashobora kuduhorera. Iyo umuntu yubaha ubuzima, atabuhutaza, atabukandagira, atabukoresha mu nyungu ze bwite, aba arimo kwereka isi ko yumvise impamvu Imana yaremye ikiremwa kigira amaraso ariko kidafite ijambo cyangwa uburyo bwo kuvuga nkatwe. Ubu noneho wakumva neza ko no kugira amapariki ku bihugu runaka ko atari ugushaka amafaranga gusa. Wamenya impamvu ibihugu bifite pariki nyinshi nziza z'inyamaswa bisurwa cyane. Si ukubera inyamaswa gusa, ahubwo biba binatanga icyizere cy'urukundo, amahoro n'agaciro k'ikiremwa muntu cyose gifite amaraso. Ariko nanone hari n'abatuye isi bafite impamvu zituma batishimira inyamaswa. Bamwe barakomerekejwe nazo, abandi barazitinyishijwe n'ibitekerezo by'ubuturo cyangwa se n'imibereho. None se ibyo nabyo tubishyira hehe? Ese umuntu utagira inyamaswa mu rugo rwe ariko agira umutima wimuwe ku bantu, nawe tumureba dute? Ese umuntu ukunda inyamaswa cyane ariko akanga abantu tumwita nde? Ibi byose bituma iyi nteruro ikomeye igira igisobanuro kurenza uko tuyumva. Ariko se niki byasobanura koko? Ko hari abatagira inyamaswa ariko bafite imitima yuzuye urukundo kurusha babandi bazifite. Ko hari abayifite ariko mu by'ukuri badakunda iyo nyamaswa batunze. Hakaba n'abadafite ya nyamaswa mu rugo ariko bayifuriza amahoro cyangwa se banayikunda nubwo batayifite. Ese birashoboka ko urukundo rw'inyamaswa rwaba igipimo cy'ubumuntu nyabwo, cyangwa ari ishusho imwe gusa y'ubumuntu mu buryo butandukanye? Ese kuba umuntu adakunda inyamaswa bivuga ko kuko adakunda n'abantu, cyangwa bivuze ko ataramenya icyo gukunda bivuga? Ubusaba abakora akazi ko kubaga cyangwa badatinya kwica inyamaswa iyo ari yo yose nta rukundo bagira. Niba ukunda injangwe, imbwa cyangwa izindi nyamaswa, niba nawe uzanga ngaho tubwire nawe hasi aho muri comment. Nturebe umwindaji wumvaga. Mine is your prey. Ngaho mukunda inyamaswa.